Muri iki gihe isi yose hanze amaso i Bugesera bisa naho hamaze kuba inzozi ku bakunda ejo heza. Buri wese ufite aye arifuza kuhagura metero kare y'ubutaka, naho abazi ubwenge bamaze kugota ahantu hafi ya hose hari ubwiza nyaburanga. Kubera iki? Kuki buri wese mu isi, yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, asigaye azi hano hantu? Kugira ngo tubone igisubizo twakoze urugendo tujyayo. Ngo iteka iyo ushaka gusobanukirwa neza impamvu y'ibi byose ndetse n'uburyo bworoshye bwo kubona ubutaka hano, ugomba gushaka reberaho Hasani nk'inzobere n'inararibonye mu guhuza abaguzi n'abagurisha ubutaka. Dekametero, ikaye n'igikapu kirimo impapuro zitandukanye ni bimwe mu byo twamusanganye tumubaza impamvu. Urakoze. Dekametero ubona niyo narimo nifashisha mu kureba isambu y'umuntu hano. Ibi bidufasha kumenya ingano y'isambu, tugatanga ibipimo byizewe, kuko hari bamwe bakoresha uburyo bwo gutera metero bakoresheje amaguru, kandi biri usanga bitanga ibipimo bidafite ubuziranenge. Iki gitabo rero mubona mfite nacyo kimaze kubona ibipimo, cyo ngerageza kwandikamo kugira ngo ibyo nafashe ntaza kwibeshya. Akarere ka Bugesera kahoze ari amashyamba ahadatuwe cyane, none uyu munsi byahinduye isura. Ubu noneho ni akarere k'inzozi za benshi. Reberaho Hasani nk'umuntu umenyera ibyo guhuza abaguzi n'abagurisha, arasobanura. Akarere ka Bugesera ni akarere gatandukanye n'utundi turere. Ni akarere dushobora gusanga imisozi, ni akarere kagizwe n'ibiyaga byinshi, ni akarere guhinga byoroshye bitewe n'ibiyaga bihari, ku buryo ushobora guhinga bya kijyambere, kandi ni akarere kiteguye kuzamo ikibuga cy'indege vuba aha ngaha, kandi ni akarere kagenewe inganda. Mu by'ukuri ibyiza bya Bugesera ni byinshi, ni akarere ubona ko gafite icyerekezo. Iyo witegereje ubwiza bw'aka karere n'ibikorwa by'iterambere biri kuhakorerwa ndetse n'ibiteganywa kuzahakorerwa, nta kabuza buri wese yahifuza. Reberaho Hasani yemeza ko abagura ubutaka muri aka karere baturuka mu mfuruka zose z'isi, kandi ashimangira ko bidatinze kuhabona ubutaka bizajya bikorwa n'uwifite. Mu by'ukuri kano karere karimo kwitabirwa cyane n'abantu batandukanye. Nk'aya masambu mubona aha ngaha arimo aragurwa n'abantu batandukanye, harimo Abanyamerika, harimo Abarabu, harimo Abanyakenya n'Abanyarwanda barimo pe. Niyo mpamvu rero umuntu wese rwose waba ufite uko yifite ntabwo yatangwa kubona imari hano mu Bugesera, kuko mu minsi mikeya haraba habasha kuba hahanitse. Birumvikana ko hari ahantu heza ho kubika umutungo utimukanwa, ahantu ho guhisha amafaranga ku bantu bareba kure. Nyamara hirya no hino mu nkiko ziri mu gihugu ntushobora kubura dosiye z'imanza zijyanye n'ubutaka. Umva uko yadusubize tumubajije bimwe mu bibazo abakiriya bahura nabyo igihe bagura ubutaka. Muri kano kazi abakiriya ibibazo bari guhura nabyo ni uko umukiriya yagura ubutaka bwatanzeho ingwate muri banki atabizi, yamara kwishyura nyir'ubutaka rimwe na rimwe ntahite yishyura umwenda yari afite, mwajya gukora mitasiyo bikaba byakugora ukenda kujya kwishyura banki bwa kabiri. Icya kabiri, hari ubutaka buba bwaratambamiwe n'inkiko bitewe n'uko mu miryango hajemo ikibazo, bamwe mu miryango bakajya gutanga ubutambamire, bakora mitasiyo bikagaruka bakabata ubutaka buratambamiwe. Ibyo nabyo bikunda kubaho iyo hatari amakuru yizewe. Ikindi ni ukugura ubutaka buri mu makimbirane, ibyo nabyo biteza ibibazo abakiriya. Ibyo byose ni ibintu byo kwitondera mu gihe umukiriya agiye kugura, akabanza akabona ko izo mbogamizi ntazihari. Kugura ubutaka bwatanzweho ingwate, kugura ubutaka bwatambamiwe n'inkiko, kugura ubutaka buri mu makimbirane ni bimwe mu bishora abaguzi mu manza zitari zitezwe. Reberaho Hasani asobanura impamvu ibi byose bikunze kuba. Impamvu ibyo bibazo bikunda kubaho, hari uko umukiriya yaza akigurira ahantu nta makuru afite, bitewe n'umuntu wenda uje ukamurangira ukamubwira bakumvikana, ariko nta makuru ahagije afite ko ahantu agiye kugura. Icya kabiri, ushobora kuza ugahura n'umuntu wita umukomisiyoneri akaba yaguha amakuru atariyo bigendanye n'inyungu ashaka, rimwe na rimwe byanarangira no kumubona bikaba byakugora ko nta aderese wamuboneraho. Ibyo byose rero bitumye umuntu ahura n'ibibazo bwo kudahabwa amakuru yizewe, bigatumye ahura n'izo mbogamizi. Kimwe mu bibazo bikomeye cyane ni ukugura ubutaka udafiteho amakuru ahagije. Ubutaka warangiwe n'undi muntu runaka ukihutira kwishyura amafaranga yawe utazi neza ibibazo ubwo butaka bufite.
Reberaho Hassan avuga ko buri wese ushaka kugura ubutaka yakabaye yifashisha abakomisiyoneri b'abanyamwuga. Abakomisiyoneri bafite uburyo bamenya amakuru yose ku butaka, ngo hari uburyo abanyamwuga bigaragaza. Urakoze. Ni ukuvuga ngo itandukano riri hagati y'umukomisiyoneri w'umwuga n'uyita umukomisiyoneri ubundi rero rigaragara, kuko nkanjye ureba hano urabona ko nambaye baji, nkaba nambaye n'umupira, ibi byose nkabihabwa na kampani rero ikaba yitwa Teamwork United, ikaba ari kampani yamaze kwiyandikisha muri RDB, ikaba ifite ibyangombwa bisobanutse. Ibi byose rero nibyo bitumya ushobora guhagarara ahangaha nkavuga ibicuruzwa numva nemye, kuko mfite icyangombwa. Niyo nsanze umuturage mu rugo mwereka undi we, nkamwereka ibyangombwa, nkamwereka akazi ndiho, niyo mpamvu amana amakuru asobanutse, kuko azi ko ibyo nkora bambifitiye ibyangombwa. Niyo mpamvu rero dusaba ko umuntu wese yakorera muri kampani, agakorera ahantu hasobanutse ku buryo n'ibyo akora bigira agaciro. Mu gihe cy'imyaka irenga ibiri ahuza abaguzi n'abagurisha, ashimangira ko serivisi nziza ashyira imbere arizo zatumye bumwizerwa. Urakoze. Impamvu muri iyi minsi abantu wenda nshobora kuba mfite abakiriya, hari ibintu tugenderaho kugira ngo umuntu umukorere serivisi nziza, bigatumya n'abandi bose abaha amakuru. Icyo dushingiraho akenshi nk'umuntu w'umunyamwuga, niba ufite umukiriya ugomba kureba ko isambu ugiye kumwereka cyangwa ikibanza gifite icyangombwa cya burundu. Icyangombwa cya burundu cyerekana ko umuntu cyanditseho ari we nyir'ubutaka. Ibyo ngibyo birangiye, dushyira muri system, tukareba koko amazina afite ku cyangombwa ari yo mazina ari muri system. Ibyo bikatwemeza ko icyangombwa ko kimubaruyeho. Cya kabiri, iyo imaze kurangira ureba ko ibipimo yakubwiye koko ari byo. Byarangira ukamuhuza n'umukiriya. Ariko hagati aho ngaho haryo bita master plan. Master plan ni gahunda leta barashyizeho, ikavuga ati aha n'aha hagenewe ibikorwa ibi n'ibi. Ibyo rero mbere y'uko umukiriya agura ahantu, urabanza ukamubwira ubutaka agiye kugura, icyo leta yateganyije ko hazakorerwa. Niba ushobora gusanga ubuze ikibanza, uzi ko uzahubaka wenda inzu, ugasanga hagenewe imyidagaduro cyangwa amashuri, ubwo aho ngaho ntacyo hashyira ngo leta ikwemerere, kuko ifite gahunda yateganyirije. Niyo mpamvu rero nk'umukomisiyoneri w'umwuga ugomba kubwira umukiriya ko ahantu aguze icyahagenewe, kugira ngo atazaza agasanga ibyo yashakaga ntabwo byemewe. Ibyo ari ibintu rero bitari byiza, niyo mpamvu bisaba amakuru ahagije. Kubona umwizerwa ugufasha kubona ubutaka nta buryarya biba ari ingorabahizi. Benshi mu bahura n'ingaruka zo kugura ubutaka bufite ibibazo twavuze haruguru, babiterwa no kwifasha ubwabo, bakagura ubutaka bufite ibibazo kubera guhunga amanyanga bamwe mu bakomisiyoneri batari abanyamwuga, bongera igiciro cy'umutungo bakawugurisha ku giciro cy'umurengera, bakungukamo menshi. Reberaho Hassan aravuga uko we na bagenzi be bibumbiye muri kompanyi Teamwork United Limited babikora. Hari izindi mbogamizi zijya zibaho mu gihe umukomisiyoneri ari kumvikanisha ugura n'ugurisha. Hajya umukiriya akubwira ati ngiye ndashaka ahantu ha miliyoni 5 ni 10, wewe wagenda ukaba wamuhanika, bigatumya umuhendesha kandi atari ngombwa. Hari imvugo zivuga zisa ngo kurenzaho, wavugana na nyir'ubutaka akavuga ati ndashaka miliyoni 7 atari kuzirengerezeho, wamara kubona umukiriya ukayiruka shaka miliyoni 15. Ayo mafaranga iyo yabonye uko umukiriya yahanyira isambu, nyuma yaza kuyamwaka hakavuka ibibazo, bitewe nuko amurika amafaranga ashaka kumwaka ari menshi. Ibyo ngibyo rero biteza ibibazo, bitewe n'abantu bakuru umwuga badafite amategeko bagenderaho. Twe ko dukora nuko umuntu uguhaye akazi hari pourcentage mugomba kubarana kugira ngo ibintu bigende neza. Niba yaguhaye akazi mugomba kubarana kuri pourcentage ku buryo abari ibintu babisobanutse. Wenda kuyekeye pourcentage dufata 10% by'igiciro cyaguzweho. Urumva ko ni ibintu mufitanye amasezerano ku buryo byamaze kugenda neza,
usanga nta kibazo kirimo. Guhererekanya ubutaka cyangwa mitasiyo ni imwe mu nzira buri wese ushaka kugurisha ubutaka mu buriganya atifuza kunyuramo. Leta y'u Rwanda ifite umurongo uhamye w'uburyo ubutaka bugomba kugurwaho mu mucyo. Umurongo wemewe n'amategeko ni uko ubugure bwose bwakabereye imbere ya noteri ubifitiye ububasha. Nyamara hari abakigura ubutaka, amazu n'undi mutungo utimukanwa hakoreshejwe uburyo bwo kwandikirana ku mpapuro, ibintu bikunze kubyara ingaruka cyane cyane ku muguzi. Uyu ni Reberaho Hassan. Igihe rero mitasiyo ikorwa n'igihe uwanditse ku cyangombwa cyangwa abanditse ku cyangombwa bagomba kuba bose bahari. Ikindi ukareba niba amarangamuntu yabo ahura n'imyirondoro iri ku cyangombwa. Ibyo ngibyo bihari, mitasiyo igenda neza. Ariko kano kanya ikibazo dufite muri mitasiyo, hari abantu bagurisha abantu, hari urupapuro muri iminsi bwateye buba mu mashini ngubwo bugure, usaba umuntu azana nk'umukiriya ku munsi wa mitasiyo akaza akishyura, akamubwira aza gukora mitasiyo ikindi gihe. Cyagiye cyagera ugasanga wenda wa muntu yarimutse cyangwa ugasanga wa muntu ushobora kwitaba Imana, icyo gihe mitasiyo ikubera ibibazo. Icyiza rero ni ko ubugure bwose bugomba kubera imbere ya noteri, amaze kureba ko ibyangombwa byuzuye, mukava aho ngaho bimaze gukemuka. Ibyo ngibyo rwose nibyo byiza ku muguzi. Teamwork United Limited ifite amabwiriza ko buri mukomisiyoneri wese urimo agomba kugurisha ubutaka yabanje kumenyesha kompanyi ngo abanze kugenzura ko umukiriya ubutaka ashaka kugura budafite ikibazo. Yadusobanuriye inzira bakoresha igihe cyose ushatse kugura ubutaka binyuze ku mukomisiyoneri nk'uyu uri muri iyi company. Hari imbogamizi zikunda kubaho ku bantu bita abakomisiyoneri, rimwe na rimwe bagurisha ubutaka bufite ibibazo, ugasanga umukiriya yamaze kwishyura, yagera ku murenge agasanga mitasiyo yajemo ibibazo. Ubu no kubona habariza bikamugora kuko uwo muntu aba atamuzi, ugasanga rero umuntu aheze mu gihirahiro, rimwe na rimwe bikamujyana mu manza. Twebwe rero nk'abantu bakora muri company, hano ko tuba dufite amabaji, tuba dufite imipira, tuba dufite n'ibindi byangombwa bijyanye n'amakontara, ku buryo habaye ikibazo ku mukiriya wawe utaramenyesha company, kuko ubundi amabwiriza dufite nuko iyo ubonye umukiriya hari ahantu yashimye, ugomba gutanga amakuru y'icyangombwa ku buyobozi bwa company, bukabanza bukagisuzuma bukareba ko bwujuje ibisabwa. Iyo company imaze kubyemeza, nyuma hakaza kuvuga ikibazo, company irakurikiranwa ikaba yabitangaho ibisobanuro. Teamwork United Limited, kompanyi yahawe icyangombwa na RDB ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2012, ikubiyemo abakomisiyoneri b'abanyamwuga, kandi umusanzu wabo ugenda ugaragara mu zindi gahunda za leta nko gutangira mituweli abatishoboye, kubakira ababaye n'ibindi bikorwa byo kubaka igihugu. Mu by'ukuri company yacu hari ibikorwa ikora, dutanga icyo bita imisanzu ishobora gufasha abatishoboye, tugatanga mituweli. Nk'ubu aho tugeze tumaze gutangira imiryango 114, twubakiye imiryango itandukanye. Ibyo byose ni ibikorwa cyo dukora mu buryo bufatanye na leta mu buryo bwo kubaka igihugu. Niyo mpamvu rero izo mbaraga ziri ku ruhande ziramutse zose zegeranye zajya zitanga umusaruro ku gihugu cyacu. Kandi niyo umukiriya aje agaca muri company abatanze umusanzu mu gihugu, kuko ngiye umuhaye serivisi nziza, hari igihembo angenera, cya gihembo nanjye nkagitangamo umusanzu ufasha bagenzi bacu. Mu by'ukuri ikintu twasaba ubuyobozi bwacu bwiza nuko abantu bose bumva ko uyu mwuga bafitiye akamaro kandi bawukunze, ari uko bakorera muri company, kugira ngo dukomeze duhurize imbaraga hamwe twubaka igihugu dutanga isura nziza, hatazamo ibyo kuriganya bityo umuntu abona ko abantu bamuhaye serivisi bamuriganyije. Ibyo byose bizadufasha kwishyira hamwe, tugashyira imbaraga hamwe, tugatanga serivisi nziza, n'abashinzwe ubutaka ibibazo bahura nabyo bikagabanuka, bitewe n'abakomisiyoneri baba bagurishije ibintu bifite ibibazo. Rimwe na rimwe rugurisha amakuru bashaka bene indonke, bigateza ibibazo abakiriya. Inama rero twagira abantu muri rusange nuko
umuntu wese yagerageza gukorana n'umuntu ufite ibyangombwa, ukirinda gukorana n'umuntu ubona uwo ari we wese ashobora kuba afite ubutaka ariko ubutaka bufite ibibazo. Ibyiza rero ni uko umuntu wese yagana umuntu ufite ibyangombwa ku buryo n'isanzwe isaba bamukenera wamenye aho umushakira. Tukirinda abantu bitirira akazi k'umukomisiyoneri ariko batayifitiye ibyangombwa. Mu by'ukuri ubishaka biraboneka, kujya muri kampani zirakinguye, umuntu wese yatwa mu ibyangombwa agakora ku mugaragaro kandi agakora ibintu bisobanutse bidateza ibibazo abantu. Ikindi ni ko igihe cyose uguze ubutaka ugomba kwishyura ariko uri imbere ya noteri. Ibyo ngibyo biturinda ko yamanyanga ashobora kubaho, umuntu agiye yishyura mbere yajya kwa noteri agasanga harimo ibibazo bikatumya ajya guserera. Ikindi ari igihe umukiriya abakoranye n'umuntu w'umukomisiyoneri mu gihe cya mitasiyo ugasanga agiye guserera bitewe n'uko umuntu bakoranye atabisobanukiwe. Ubundi byagakwiye ko umukomisiyoneri afasha umukiriya kugeza akoze imitasiyo akabona ibyangombwa bye. Nk'urugero nk'uburyo nkora n'abantu, ndiko maze gukora n'umukiriya wanjye, mbere yuko aza ndabaza ngashaka ibyangombwa bishoboka byose ku buryo azasanga afite fayiro akaza ari ugusinya atagiye guserera. Byanarangira nkakurikirana nk'icyangombwa cyasohotse kiwe, cyamara kuza nkamubwira ko agomba kuza kugitora, nkanamenya nuko ugitanga azaba hari akaza afite icyizere ataneje gusiragira mu mayira. Akarere ka Bugesera gahindutse inzozi z'abanyemari. Gutunga metero kare y'ubutaka ni ubwishingizi mu by'ubukungu. Ikibazo ni ukumenya iyo metero kare iri ukayigura. Uyu muvandimwe twajyanye ikiganiro yatanze icyizere ku muntu wese wifuza ubutaka ariko atazi aho guhera. Dufite amasambu aho ushobora gutera urutoki ugatandukana no kujya ku munzani, dufite amazu ashobora kuba ahendutse, n'ahandi hose wumva wadutuma twakugerera tuguha amakuru yizewe. Mu by'ukuri rero tubahaye karibu ku bicuruzwa tuba dufite kandi tuba twakoreye ubugenzuzi bwizewe. Abantu mbarizwa kano kanya ndimo ndakorera mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora, hafi y'agasantere kari kuzanamo abavandimwe bari kuva muri Libya ku muhanda ugera Paris. Aho ngaho hageze bakabaza umuntu bita Hasani, numva bakungezaho. Kandi niba baca kuri telefone ushobora kumbona ukoresha nimero 0788 666 46222. Iyo nimero niyo wasanga kuri WhatsApp tukabasha kuvugana.